Imana yageze neza. Abaririmbyi barakoze cyane. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ibahembere umurimo mwiza wakoze. Nukuri azabanyuzaho mutashoboye, azabagezaho mutabigeza, azabakomeza mu bihe bibi, azabakomeza mu bihe bibi, azabambutsa mudashobora, azabambutsa mudashobora, azabagezaho mutakwigeza, azabakomeza mu bihe bibi, azabambutsa mudashobora, azabanyuza mutakwinyuza, azabagezaho mutakwigeza, azabakomeza mu bihe bibi. Haleluya. Uwo bavugaga ni Yesu. Nimumwegere Rwandiko rwa Petero rwa kabiri, niwe buye rizima, yaravuze ngo niba mwarasohoye mukamenya ko agira neza, mukamenya ko agira neza, yaravuze ngo nimumwegere azabanyuza. Muzi ko hari ahantu utanyurana n'uwo mwashakanye. cyakora kuririmba ni byiza pe. Muzi ko hari ahantu utanyurana na diplome ya PhD ukuye kure. Hari indwara utacana mu miryango, Rawujya rugasigara, hari situation utacanamo n'abantu, usigarana na Yesu usigarana na Yesu gusa. wowe n'ujya uhemuka kandi Nukoze isoni hagikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye, wowe n'ujya uhemuka kandi nukoze isoni hagikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. hari ahantu ducana na Nzayimana gusa. Ibi ururimi rwakurwa nyine na ba nyirarwo. Hari ahantu ducana na Yesu honyine wenyine, akemera kubyirengera, akemera kubyisimamaho, akemera n'ingaruka bizavamo, akemera na risike zizavamo, akemera. Uwo ni wo Yesu twakurikiye. Semeni yawe. Uyu mugoroba tugiye kongera tumuvugeho. Ntabwo twamuvuga ngo dusore, niyo buri wese bamuhanga avuge, n'ejo wabona ibindi umuvugaho. Wanasifiwe. Imyaka 2024 irashize bamuvuga, n'ubu abantu ntibaramuranga. Iyo bamuririmbye arongera akaba mushya, iyo bigisha bamuvuze arongera akatubera mushya. Uyu mugoroba ndagira ngo twongere tuvuge kuri Yesu. Iyo bamuvuze nicyo kintu nkundira umwuka wera. Umwuka wera ibi bintu turimo ahora biryoshye, akongera akabiryoshya, ejo akongera akabiryoshya, akongera akabirunga neza bikaryoha. Umuntu akakubwira ngo bimazemo imyaka 20 atarabihaga. Umuntu areba filime akayireba umunsi umwe akayisubiramo, yayibona kuri televiziyo akavuga ngo sinakongera kuyireba, narayihaze kuko nyibona. Ariko ibi bintu bya Yesu umuntu abimaramo umwe, ndavuga umwaka, akabimaramo 2, akabimaramo 5, akabimaramo 10, abantu bakabisaziramo bakazarinda bataha bikiryoshye. Ibihe bintu wigeze ubona biryoha byinshi Bihora ari bishya, bigakomeza bikaba bisa buri munsi ukumva bikubereye bishya. Ejo wapfukama wazamura icyubahiro uvuga ngo abakerubi n'abasarafi bahora bavuga ngo urera, ukumva Yesu abaye mushya. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha ko mwaje kuba mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha ko mwaje kuba mu bikari by'Imana. Ibi bintu ni byiza. Hari ijambo tumaze iminsi kuva ejo Nyamata n'iryo turimo, twabavuze ngo nabwiye abantu uko ushora
maso y'Imana niko Imana nayo ishora imbaraga mu buzima bwawe. Tugasubiramo, uko ushora imbaraga mu kuboneka mu maso y'Imana niko Imana nayo ishora imbaraga mu kugaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo ni hamwe siko tumeze Samuel, subiramo, niko tumeze. uko ushoye Uko ushora imbaraga mu kuboneka mu maso y'Imana niko Imana nayo ishora imbaraga mu kugaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta muntu watinze mu maso y'Imana ngo abure kubona Imana. Nta muntu watinze mu bwiza bw'Imana ngo abure kubona Imana. Abantu batabona Imana ni abantu batinda mu maso yabo. ijambo ni ukuri. Ibi bintu turimo, aya matike mwatanze, aya ma essence mwakoresheje, aka kanya akanikajya kabura, akanikajya gapfa ubusa. shora imbaraga Uko ushora imbaraga mu kuboneka mu maso ushaka y'Imana, Imana reka mbabi ntabwo uzicuza. umuntu navuga ariko nawe urakabije ibyo bintu bye ayo masengesho mubwira ngo nta kabuza ko bikabzamo, ndashaka ko nayo ikabza mu kuboneka mu buzima bwawe. Nibyo umuntu navuga ayo masengesho ntazaguhita fe. Uko ushora imbaraga mu kuboneka mu maso y'Imana niko Imana nayo ishora imbaraga mu kugaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi. kugera kuri extreme, Kuko baratubwiye ngo iguha bitewe n'uko mugenda, ko niko kuri, ni vice versa. uko uyikubaho niko ukwikubaho, uko uyijya kure niko ikujya kure, uko uyegera niko ikwegera. reciproque. Mashini uyu mugoroba rero imbaraga mwashoye mu kuza kugaragara mu maso y'Imana, Imana nayo izishore mu kugaragara mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Tugiye kuganira magambo, tugiye kuganira n'amagambo meza, ni icyigisho ariko ndagira ngo twihutemo kugira ngo abantu b'Imana bagire ikintu basigarana. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo kumenya ibihe byawe na Yesu. Kumenya ibihe byawe na Yesu. Ntunyishinde kuko mfite ibyanjye na Yesu, nawe ufite ibyawe. Hari aho tugeranye, nawe ufite aho mugeranye. Niyo mpamvu umukristo wese aho ava akagera agomba kumenya ibihe bye na Yesu kugira ngo abone uko bagendana neza. Amen. Kumenya ibihe byawe na Yesu, kumenya igihe usohoyemo na Yesu. Kuko ndaza kuvuga ibihe bine umuntu adacanamo na Yesu, umuntu adanyuranamo na Yesu, cyangwa se ibihe bine Yesu ajya anyuzamo umuntu kugira ngo amugeze ku kigero gikwiriye. Ni nako yabigereje kubigishwa, abigishwa ba Yesu yabanyujije mu bihe bine kugira ngo bagere ku kigero. Nawe rero ukwiriye kumenya igihe ugezemo. Nidusoza iki cyigisho uraza kuvuga ngo ate njyewe rero bitewe n'ibihe numvishe tuvuze, njye mpagaze mu cya gatatu, undi ati njye mpagaze mu cya kabiri, undi ati mpagaze mu cya mbere. Noneho ibyo bihe iyo wabisohoye buri wese afite uko abigendamo n'uko abibamo kugira ngo Yesu abashyitsemo. Uyu mugoroba turavuga ku mugabo witwa Petero. Luka ibice 5 umurongo waho wa mbere, ndasoma iki gice cyose. Luka ibice 5 umurongo wa mbere, mureke dusome twihuse kugira ngo tubone uko tuza gukoresha uyu mwanya wacu neza. Turi ku ijambo rivuga ngo kumenya ibihe byawe na Yesu. Luka ibice 5. Yesu arobesha ifi nyinshi. Yesu yari ahagaze ku kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwa rugande bwa Simoni, ariwe Petero tugiye kuvuga, amusaba kubutsuraho gato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mushugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twatesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka zishugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe
n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe, na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo bari nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Nakirereza ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ibi, kumenya ibihe byawe na Yesu. Buri muntu agira ibihe aba arimo na Yesu. Haleluya. Twese turamukurikira, twese twaramukurikiye, ariko ntabwo twitabiye rimwe, nta nubwo tuba mu bihe bimwe. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mugoroba rero twifashishe Petero, ni umwe mu bagabo bahamagawe na Yesu. Ngamusanze ku nyanja, byamuyobeye, yakesheje ijoro aroba, ariko ntacyo yafashe. Ngo Yesu amusanga ku nyanja arimo aroba, byamuyobeye atazi ko ari bubigenze. Igihe cya mbere, ndagira ngo tubyihutemo, igihe cya mbere cy'umuntu na Yesu, igihe cya mbere nakise cyangwa se twakise igihe cyo gukorwaho. Buri muntu iki gihe arakigira. Mu yandi magambo, ni igihe cyo gukorwaho, igihe cyo kugendererwamo, igihe cyo gukorwaho. Kandi abantu benshi barimo hano icyo gihe bakinyuzemo, muraza kumfasha. Hari igihe umuntu asohora mu gihe cyo gukorwaho, iki gihe turagisobanura. Yesu akamugenderera. Haleluya. Yesu agasura ubuzima bwe, Yesu akamugenderera wenyine, akamusanga mu gikundi cy'abantu 20 cyangwa 5. Yesu akamukoraho, akamusanga mu muryango, Yesu akamukoraho, akamusanga mu kazi akoramo, Yesu akamukoraho. Yego se, benshi muri hano iki gika mwarakirenze, cyitwa gukorwaho. Iki ni cya gihe rero umuntu aba ari mu bintu by'abarokore, atari umurokore, yewe atanabyumva, ariko bitangiye kumuryohera. Nibyo ndaza gutanga umuntu umwe aza kumva urugero rw'uko yakozweho. Yewe hari n'abakorwaho bumvisha ijambo kuri radio, akaba ariho Yesu amucakirira. Semeni amen. Nakabashije ngo yagucakiriye he, ariko nawe urahaza, usubiza umwuka we. Buri wese afite. Petero nawe Yesu yamucakiriye ku nyanja. Haleluya. Amusanga byamuyobeye, yigisha ijambo yamwirengagije, arangije aramubwira ngo wantije ubwato. Ijambo rivuga ngo wantije ubwato ni nkuko bavuga ngo wantije igihe. Nawe hari igihe wamutije igihe, ujya gusenga mu rusengero runaka, usize imirimo, usize gahunda, warutije Yesu ubwato, bita ngo wantije ubwato. Iyo umuntu ari mu gihe cyo gukorwaho rero, agira ishyaka atazi aho riri gukomoka. Yego, kumva ibintu by'amateraniro biri kumugurumanamo, nibyo. Akumva mwahora musenga, akumva mwasenga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru mudataha. Yewe mwanataha, akavuga ngo ariko buriya aba bantu ntibavangiwe, iyo bareka tukarana. Ari mu gihe cyo gukorwaho. Iyo umuntu yasohoye mu gihe cyo gukorwaho, yewe n'ibyanditswe ashobora kutabimemoriza mu mutwe, ariko iyo atashye ukamubaza ngo byagenze ute, arakubwira ngo twafashijwe koko. Kakubwira ngo uwacu yigishije, asoma muri Lazaro 5, atubwira inkuru za Petero ukuntu yarobesheje amafi. Ariko Yesu nubwo atarabyumva, ariko igihe cyo gukorwaho cyamusohoyeho, byatangiye kubira. Yajya muri dushe, ntabwo indirimbo aba yakazifashe, araziririmba zimutega. Aba Yesu bishimira masezerano y'Imana, aziza uduce kuko ni mushya. Yasohoye mu gihe cyo gukorwaho. Imana ishimwe. Iyo umuntu yasohoye iki gika, ntabwo tugitindaho, benshi mwagisohoyemo. Iyo umuntu yasohoye muri iki gika rero, iyo umuntu yasohoye muri iki gika cyo gukorwaho, Yesu aba atangiye kumureshya. Ni icyitwa guteretwa n'umwuka wera. Haleluya. Mwuka wera akaguha keya za mu gitondo n'iza nimugoroba. Nubwo umuntu atarabyumva, ariko hari ibintu arimo yiyumvamo. Mwuka wera akagutereta. Yego se,
ukajya uryama akakurotesha iby'ijuru utarajyayo, nibyo? Ukajya ugenda ukumva ijwi kandi utarahabwa impano, ukandika agapapuro ko gushima, kumbe si ishimwe ufite, ahubwo ufite ikintu wumvishe, ukavuga ngo ndashima Imana ko nezerewe. Twe tukabishaka tukabibura, ariko igihe wasohoyemo ni igihe bita igihe cyo gukorwaho, ni igihe bitangira kuryoha, ni igihe indirimbo ziryoha, ni igihe baririmba ukumva biraryoshye, ni igihe umuntu yatangiye gusenga y'uburyo. Iki ni cyo gihe cya mbere cy'umuntu na Yesu. Abigishwa n'ab'iki gihe bakigezemo. Petero bamusanze ku nyanja, Yesu aramubwira ngo genda urobe. Araroba, arobye aravuga ngo ndanezerewe, uyu mugabo ni sawa kabisa, uyu mugabo utamukurikira nta bwenge yaba afite. Kumbe yasohoye mu gihe cyo gukorwaho. Abanyuze mu gihe cyo gukorwaho duhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Umuntu ashobora kunyura mu gihe cyo gukorwa ari inshuti zimuraritse, bakamubwira ngo uzaze tujyane iwacu ku rusengero. Umuntu akaza, yaba akihagera, kuboko kw'Imana kukamukoraho. Reka mbabwire, niyo waba ubwiriza ute, abana wabyaye uri umuvugabutumwa umaze imyaka 5,000 ubwiriza, ntushobora kubahindura batarasohora mu gihe cyo gukorwaho. Kuko umuntu utarakorwaho nta kintu wamuhinduraho, nta kintu wamubwira, reka da, ahubwo kiba ari igihe cyiza. Niyo mpamvu tubwiriza ubutumwa tugasenga kugira ngo Umwuka Wera akore ku bantu b'Imana. Igika cya kabiri Yesu ajya anyuramo n'abantu be. Muri iki gika cya mbere twavuze ngo umuntu cyitwa gukorwaho abatangiye kugira ishyaka, abatangiye kugira urukundo rw'iby'Imana, atazi aho ruri gukomoka, atazi uko bimeze, atazi uko bihagaze. Aha niho n'umuntu afatira icyemezo, yewe akiyandikisha mu banyamubatizo, akatura Kristo nk'umwami n'umukiza, ejo bundi tukamubatiza, kuko yasohoye mu gihe cyo gukorwaho. Igika cya kabiri, igihe cya kabiri tugirana na Yesu ni igihe cyo guhindurwa, cyo gutangira guhindurwa. Iyo umuntu avuye mu gihe cyo gukorwaho, twavuze ngo turaza kwibaza, nanjye nibaza ngo mbese ugeze mu kihe gihe. Niyo mpamvu umuntu akwiye kumenya igihe arimo, akamenya uburyo agendana na Yesu. Igihe cya kabiri ni igihe cyo guhindurwa. Navutse ubwa kabiri, byose bihinduka bisha, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo, none ubigorane zose zeretse Umwami Yesu, namutakira n'Umwami Yesu ngeza uko ushaka. Iki gihe kiri mu bihe bitorohera Imana. Iki gika cya kabiri kiri mu bika bitorohera Yesu, kuko muri iki gika Yesu hari igihe bimusaba kwihanganira umuntu. Amen, amen. Kuko Yesu ahamagara Petero, twibukiranye, ntabwo yigeze amubwira ngo siga icyuma uhagurukanye, yagihagurukanye Yesu abizi ko agifite. Niko kuri yamukurikiye, inkota yayihishe, ariko Yesu azi ko tumuzamurira icyubahiro. Yarabizi ko inkota Petero ari nayo, nubwo yamubwiye ngo tugende yarabizi. Yesu aramubwira ngo ubwo aciye mu gihe cyo gukorwaho, ngiye kumunyuza mu cyitwa guhindurwa. Banishi uko byagenda kose, buri mukristo wese ibi bikabinyuramo kugira ngo abe umukristo ushyitse. Iyo umuntu avuye mu gihe cyo gukorwaho agasimbuka igihe cyo guhindurwa, imbere ye haba habi. Amen, amen. Aha rero mu guhindurwa, mwumva ikintu ijuru riba Umwuka Wera bakora, abagukuramo umuntu wa kera akuremamo umuntu mushya muri Kristo. Imana ishimwe. Kumwe wavugaga kera, kumwe twitwaraga kera, kumwe wagenzaga kera, Yesu abagukuramo umuntu wa kera aguhinduramo umuntu. Aha, Yesu na Petero baba baragendanye. Yesu ni umuhanga, asiga abandi bigishwa, abwira Petero ngo tujyane gato i Kaperinawumu, mperekeze.
abandi bigisha ati twebwe se toya reka tujyane na Petero kuko yarasohowe mu gihe cyo guhinduka cyangwa se cyo guhindurwa. Baragenda na Yesu arijijisha, baragendana babageza ahantu baka imisoro. Bageze ahantu baka imisoro, umva basize Yuda ni ugendana uruhago, nta faranga zihari, ariko Yesu yabikoze abishaka kugira ngo aganire na Petero bombi, kugira ngo bavugane iby'inkota bitse mu ibanga. Tumuzamurira icyubahiro. Arangije bageze aho basaba imisoro, abigishwa abasoreshaga baramubwira ariko wowe na shobuja ntimujya musora. Ngo Yesu Petero aramubwira ngo turasora kabisa, imisoro turayitanga. Yesu arababwira Petero ngo humura, iby'imisoro turabikemura, we manuka ujye ufata ururobo, ibintu byo kuroba mbikozeho, manuka ugende n'indobani yawe umanuke hepfo urobe, kuko ndabizi ko indobani utayisize. Nicyo yashakaga kuvuga, manuka ujye kuroba. Numva kuntu yamuteze, yaramubwiye ngo ifi ya mbere uri burobe uyasaba wiba cya cyuma ugendane. Ba Yuda batazi na ba Yohana batazi, ariko njye ngize ne ndakizi. Wowe uyibage. Petero ati nibyo, ukuremo ikuta uze wishyure tugende. Petero ati byo ni n'urucaba, byo ni kuroba. Petero kuroba ni umunota umwe, ifi yari yayizamuye, yayikuyeyo, yayibaze, yakuyemo ikuta, araza arishyura. Araza abwira Yesu ngo twagiye. Yesu ati twagiye. Ntiyamenya ko icyo Yesu abimubwiriye ari igihe cyo guhindurwa yagezeho. Yesu aramwihanganira kugeza igihe baje kumufata. Yego, ngo abasirikare b'Abaroma baje kumufata, Petero yankota yikuramo kumugaragara, ngo aca ugutwi k'umusirikare. Yesu arunama aragutora ngo agusubizaho. Biriya bintu muzi icyo bivuze? Biriya bintu byo gusubizaho ugutwi kwari ukugira ngo bitagera kure. Narababwiye ngo nimushwana muri abakristo mujye mushwanira imbere ya Yesu, azatuma bitagera kure. Ariko nimushwana mukajya mu banyamahanga bizagera kure. Mujye murwanira imbere. Muri korari nimurwana mujye mushwanira mu bihe byo gusenga, Yesu azatuma bitagera kure. Ingumi muziteranira imbere ye. Ariko nimujya mu banyamahanga azatuma bigera he? Icyatumye Yesu agusubizaho kwari ukugira ngo Petero nawe bitagera, batamufungira kesi yo guca ugutwi. Yesu agusubizaho ngo bitagera. Bana b'Imana nimushwana mujye mubishyira imbere ya Yesu, ntabwo bizagera kure. Mana ishimwe. Petero ngo abyumvise kugeza igihe yihakaniye umwami Yesu, ngo aca bugufi, aravuga ngo nkwiriye kugira ute, nkwiriye guca bugufi. Igika cya kabiri Yesu anyuzamo umuntu ni igika cyitwa guhindurwa, guhinduka, agukuramo umuntu wa kera agushyiramo umuntu mushya. Kandi reka mabwire, guhinduka ni imyitozo. Nabwiye abantu Nyamata ku cyumweru igihe twasengaga, narababwiye ngo nta ngeso mbi umuntu atareka, nta n'ingeso mbi umuntu atakwiga. Byose biterwa n'amahitamo. Niyo mpamvu rero mbese ugeze we na Yesu mugeze. Iyo umuntu yasohoye mu gihe cyo guhinduka, iyo umuntu yasohoye mu gihe cyo guhindurwa, reka mabwire kuri iyi ngingo ya kabiri, iyo umuntu yasohoye mu gihe cyo guhindurwa havuka ibicantege byinshi. Abakubwira ngo ntuzabishobora, abakubwira ngo ntuzabitindamo, abakubwira ngo ibyo bintu wishoyemo, abakubwira ngo ariko niba koko niba urabiretse niba ubivuyemo. Ariko reka mbabwire, iyo umuntu atumbiriye umusaraba, abavuze ko natazabishobora, abavuze ko utazabitindamo, baragaruka bakagushakaho Imana, bagaruka bakakugisha inama, bakakubaza ngo mbese Imana yawe ni iyihe? Kandi iyo umuntu yemereye umwuka wera,
amukoraho umurimo. Niko kuri kwibiriho. Yesu akagucura. Baravuze ngo akazana inyundo nini agakubita, kandi Yesu yarimo acura umuntu amucurisha ibyo ashaka. Haleluya. Niyo mpamvu ukwiye kumenya igihe usohoyemo. Niyo mpamvu ukwiye kumenya igihe urimo. Niba uri mu gihe cyo gukorwaho ukitaba karame, niba uri mu gihe cyo gucurwa ukavuga ngo mvugutira inkamba. Kubera ko iyo umuntu arimo atinda aba yitinza kugera ku mugambi kuruta uko Yesu ari gutinda. Iyo umuntu atinda muri iyi process, iyo umuntu atinda muri iki gika, abasibira, abandi bagira bate? Bimuka. Abandi bahabwa promotion, abandi basibira. Niyo mpamvu muri ibi bihe byiza byo gusenga, bwira umwuka wera ubwire ngo unyemere. Muri step ya kabiri, turavuga tubiri twose dusoza. Muri step ya kabiri, ahangaha ni umuntu n'umwuka wera, nta intervention irimo. Ni umuntu n'umwuka wera, baba badiringa n'umwuka. Icyo umwigisha yakora yakwigisha, umwuka wera akakwemeza. Ariko hano umwuka bakubwira ngo utwo tuntu mu bwami ntabwo batwambara. Yego, umwigisha atabyigishije, umwigisha atahogoye, umuntu tukajya tumureba tukabaza uriya ni wa wundi cyangwa ese byagenze bite? Yaciye muri process yo guhindurwa. Kuko Bibiliya iratubwira ngo Pawulo yavuze neza, Abafilipi 4:3 yavuze ngo niba hari uwakwirata iby'umubiri, Pawulo nabarusha. Avuga ibyo yabanje kuba byo. Ageze ku murongo wa 7 avuga ngo ko nyamara ibyarindamu nabitekereje ko ari kubwo gutunga ubutunzi butaka akagero aribwo Kristo, kubw'uwo nahombye ibyanjye. Niko yavuze. Iki ni igika cya kabiri, kandi nta muntu wagisimbuka. Iyo umuntu agisimbutse aba ameze nk'uriye inkike. Imbere he mu gakiza ntabwo haba heza. Semeni amen. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu itorero, niyo mpamvu abashumba n'abigisha bakwiye kutwigisha ibi bintu tukabimenya. Ntabwo umuntu yava mu cyiciro cyo gukorwaho ngo ejo abe umudiyakoni. Biragoye, kuko hari ibyiciro bindi umuntu yasimbutse. Imana ishimwe. Iyo umuntu avuye mu cyiciro cyo guhindurwa, haza icyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu, ibi byose Yesu yabikoreye abigishwa. Igihe cya gatatu ni igihe cyo gukorerwa. Ahantu Yesu noneho arimo arakora. Yego, masezerano yasohoye, abantu barimo barateteshwa nijoro, umuntu arapfukama ejo mu gitondo igisubizo kaboneka. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gukorwaho bibaho, ariko ntabwo bisa nko muri iki gihe, kuko igihe cyo gukorwaho cyo guhindurwa iyo kirangiye haza igihe cyo gukorerwa. Na Yesu yarabikoze ngo yabozaga ibirenge. Noneho ngo abafarisayo rimwe baramubaza ngo ariko kuki abigishwa bawe batajya biyiriza ubusa? Arababwira ngo ntibashobora kwiyiriza ubusa tukiri kumwe. Arababwira ngo ariko hari igihe nzaba ntari kumwe nabo, icyo gihe bazakora. Kuko iki gihe barimo no gukorerwa. Yesu arimo aduha imigisha, masezerano asohora, ibintu byose byatangiye kugenda neza. Iki gika nacyo nicyo kwitondera. Iyo umukristo atabaye maso, ibisubizo byakurusha imbaraga. Imana ishimwe. Icyitwa ibisubizo bishobora kukurusha imbaraga. Niyo mpamvu muri iki gika, iyo Imana yatangiye kugukorera, iyo Imana yatangiye gusohoza, iyo Imana yatangiye kurema, iyo Imana yatangiye gusubiza amasengesho, ukwiye kuba maso cyane. Kuko baratubwiye ngo ibibazo birababaza ariko ibisubizo birica. Nibyo tuzi abakristo basohoye muri iki gihe ubu batakiri mu rusengero. Siko kuri? Bantu Imana yasohoreje amasezerano, ibyo Imana isohoje bibakura mu nzu y'Imana, bibakura mu bwiza. Iki gika nacyo kibaho. Reka mabwire, twakurikiye umugabo ukora ibitangaza. Yesu akora ibitangaza. Reka mabwire, si ibyo abavuga butumwa bamuvuga, si ibyo abapasiteri bamuganira, yakoze ibitangaza n'abapasiteri bataraba. Ibitangaza Bibiliya yanditse
ni ibitangaza byakozwe imyaka ingahe? 3. Yesu se yapfuye afite imyaka 3 ingahe? 3 n'itatu. Ni ukuvuga ngo ibitangaza byose by'imyaka 30 ntabwo byanditse. Abateolojiye ngo ntabwo babihurijeho. Hari ibitangaza yakoze afite 5, hari ibyo yakoze afite 12, hari ibyo yakoze afite 18, hari ibyo yakoze afite 20, hari ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwe ni igitangaza. Yesu yaravuze ngo azitwa igitangaza. Reka amabwire abarokore, twakurikiye umugabo ukora ibitangaza. Mwamumereye icyubahiro umwami. Ajya akora ibitangaza, abaganga bagatangara, abanyabwenge bagatangara, abantu bose bakibaza uburyo abikoze, kuko yitwa. Hari igihe umuntu asohora mu gihe cyo gukorerwa rero ibintu byose bigacamo. Yewe data we, ni hantu twabonye hitwa umusozi w'imizeti, ujya umugaza abarokore. Umuntu ugasanga yarahindutse. Uwazaga mu materaniro 3 ukabona ari guparika 5. Yego se bijya bibaho 5 aribwo aparitse, aribwo yinjiye mu materaniro. Kandi hari igihe yazaga 3 tukamusanga arimo yinginga. Ariko iyo umubaza ngo uko wakererewe, arakubwira ngo mba nabanje muri siporo. Subizo mujye mubyitondera, ntabwo ibisubizo ari byiza. Iyo umuntu atabibaye mu maso byamwica. Kutaje mu materaniro, nari nagiye guhaha ku Murindi nibwo isoko rirema. Kubera ko ibisubizo byagize ute? Byaje. Yahageze nyine. Ese mwene data, ko tubona umwifato, ko ukuntu usigaye wambara. Amafaranga yarahageze. Amafaranga yaraje. None bazamuyeho gato. nawe agomba kugendana n'ibigezweho. Kuko ibisubizo byagize ute? Ko amafaranga yahageze. Reka mbabwire barokore, ibintu byose uzi ko wahawe n'Imana biritonderwa. Ntuzishinga abandi babigezemo utazi uko babigezemo. Jya umenya uko wageze mu mugisha wawe. Niba ari Imana yagushyize aho hantu, uzayihakundire. Niba ari abantu, uzabashimire. Ariko ntuzishinga abandi kuko ntuzi uko bahageze. Ababonye babyibye uzabishinga. Erega ntuzishinga umuntu wageze mu kazi asunitswe na se wa. Kandi wowe warasunitswe n'ijambo rivuga ngo nza. Byaravuye i Kadeshi hejuru ku musozi w'Imana. Noneho ngo nawe nuhagera utangira wigire nkabo. Umunsi umuyaga wahushye, buri wese azafata ishami rimwegereye. Gika cya 3 ni gika bitagukorerwa na Yesu. Icyo gika ajya kitunyuzamo. Reka mabwire, reka nta muntu uhora mu butayu di. Nukuri wapi? Nta muntu uhora mu marira. Hari igihe Yesu adukorera. Yego se. Hari igihe abisohoza we. Hari igihe abirema. Hari igihe abidutunguza. Hari igihe asubiza isengesho. Iki gika rero nicyo kwitondera, kuko cyatwiciye abaririmbyi, cyatwiciye abahanuzi, cyatwiciye n'abashumba, cyatwiciye impano. Igika cyitwa ibisubizo ntabwo cyoroshye. Igihe cya 4 aricyo cya nyuma, navuze ngo utekereze ngo ni ikihe gihe ndimo, mbese ngiye nsohoye mu kihe, umenye kugendana na Yesu. Igika cya 4 ni igika cyitwa gukomezwa, kugira ngo uzabone gukomeza abandi. Icyo dusoreje ni igika cyitwa gukomezwa, kugira ngo uzabone gukomeza abandi. Niba uri mu gika cyitwa gukomezwa, niba uri mu gika cyitwa gukomezwa, nagira ngo nkubwire ngo ihangane, simama kiume, jipange sawa sawa. Kuko muri icyo gika idukomeresha icyo ishaka. Manishi bamwe banyuza mu nzara, abandi banyuza mu bushomeri, abandi banyuza mu magambo, abandi banyuza buri ikunyuza ishaka bitewe n'ikizakubyaramo. Rero niba uri mu gika cyo gukomezwa, wikwishinga bari mu gika cyo gukorerwa, kuko abo bantu ntibasenga kimwe. Yabesha se
ukuri kw'Imana. Umuntu wageze mu gihe cyo gukorerwa uzi isengesho rye, yewe we Mana nyiribihe ndagushimiye, urasohoza pe, zayibyinira mu kinimba y'igisirimba n'igisha. Uko niko basenga abantu basohoye mu gukorerwa. Ariko umuntu wageze mu gukomezwa, ndabona abantu bamwe bese bashabuka nk'aho abenshi ari cyo barimo. Umuntu wageze mu gihe cyo gukomezwa mvadi ava muyo kwa Masasu akaza muyo kwa Mama Tumukundi. Ayo kwa Mama Tumukundi yarangira ukamubona muyo mu gatatu. Ayo mu gatatu yarangira ibyo ntacyo bitwara Imana. Iyo abantu bakubona baraguseka nawe ukagira agahinda, ariko yiyi kureba ibibona iri kugukomeza, ariko yiyi kwitegereza ibibona hari ikiri kukubakamo. Uzi umuntu wasohoye mu gihe cyo gukomezwa asenga ayo Imana yavuze, ayo Imana yavuze yarangira agashyiraho ay'ubushake, ay'ubushake yarangira agashyiraho ay'inyongezo, ay'inyongezo yarangira agashyiraho y'ukabyo, ayagahato yarangira. Ariko Imana yo iyo ibireba ni nk'umubyeyi uri kubona umwana wakambakambaga yatangiye guhaguruka akagwa ku kintu akongera akamuhagurutsa akongera akagwa ku kintu, umwana bari gukomera. Ko niko Imana idukomeza. Yego se ikagukomereza mu y'ijoro, kagukomereza mu mazi, kagukomereza mvati ikagukomeresha ikijambo cyazanywe na mwene so wa wundi mwagendanaga, nicyo cyatuma wumva neza. Kagushakira abarimu mu kigeragezo. Twaravuze ngo amashuri y'Imana hari abiga babayo, hari n'abiga bataha. Kagushakira Interne na externe. Interne na externe. Oui. Hari abiga babayo. Keretse Imana imanutse igashyiramo imiyaga yonyine, ariko abiga bataha hari utuntu bajya bahura natwo tudusuriprize tugenda tubungabunga. Ariko abiga muri eterne umva di ikagukomeresha ikijambo cy'umuririmbyi muririmbana muri soprano, akakigukubita agahinda kakakumena umutima, ariko ijuru rikanezerwa rikavuga ngo ahantu nenda kugutereka hari amagambo menshi ugomba kuzaba ukomeye. Yego kagukomeresha ikijambo wakubiswe n'umukristo ushumbye, kakigukubita ukarara wanungunitse uvuga ngo sinzongera kumusabira umugisha. We wagera mu materaniro ikakunyuzamo message akubwira ngo mubwire ngo mugiriye neza, ugahaguruka ku gatutu seta ibirenge, iravuze ngo ikugiriye neza. Wabivugana umujinya, wabivugana umutima mubi, ijuru riherekeza icyo wavuze kugira ngo ijuru rigukomeze. Hari ahantu uzagera bigusaba gukomera. Turashoje. Ntabwo wakomera utanyuze mu bikomere. Ntabwo bibaho. Igomba kubanza ikagukomeza kugira ngo nawe uzakomeze. Mbese abantu tuganiriye, hari igika wiyumvisemo, hari ahantu wumva ishuri uri mu gukorwaho, uri mu guhindurwa, uri mu gukorerwa, uri mu gukomezwa. Ko numva mwese mutuye hamwe, uri mu gukomezwa, ntaba ari gukorerwa, ntaba ari gusohorezwa amwe, ntaba ari kwiberera, ntaba ari kwiberera, ntaba uri kuri bibero, ntaba uri kuri bibero yose ari gukorera. Erega ibyo ngibyo ntaba uri gutamikwa bibero muri ibyo ngibyo nta wakugirira ishyari ko nta wabihindura se, nicyo gikawasohoyemo. Ariko biriya nka Santos ari kwibere, nka Santos ari mu gukorera. Kuri bibero Nabonye mwarabyaye umwana mwiza, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ni Imana isezeranya kandi igasohoza. Buriya we ari mu gukorerwa nyine, arimo arabyakira. Ubu ngubu no mu modoka ye ari muri nzahimbaza umukiza wangiriye neza akampa umwana w'umukobwa. Kandi rero tugiye gusenga Imana, ndagira ngo buri wese n'igika ahagazemo n'igika arimo uhagarare dusengera icyo gika, tubwire Imana yo mu ijuru, uyibwire ngo nyambika imbaraga, uyibwire ngo niba ndi mu gihe cyo gukorwaho ntakumvira ijwi ryawe,
niba ndi mu gihe cyo guhindurwa uyibwire ngo maguca bugufi nemerera umwuka wera ankoraho akazi gakomeye. Niba uri mu gihe cyo gukorerwa uyishimire, ariko iyo migisha uyirindisha amavi. Niba uri mu gihe cyo gukomezwa uyibwire kwambika imbaraga, uyibwire guha ubushobozi. burana byinshi bibunza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe. Ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabwo ari byo burana byinshi, burana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe. tugiye gusenga Imana. Ubushake bwawe ngambirira munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabwo ari byo nkora. umwanzi wanjye ahora aca intege. Umwanzi wanjye ahora. Reka turambure ibiganza dusenga Imana. Ngateshuka inzira zawe, nkagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. twamenye ko Namenye ko ngoswe n'igicu, tugiye kubwira Yesu n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. haleluya. Yesu ubereye maso, twamenye ko Yesu namenye ko ngoswe n'igicu, ingabo nyinshi zikomeye z'Uwiteka, ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habe na gato. haleluya. Yesu ubereye maso, katurambure amaboko yacu dusenga. ndakomeye ndashikamye, urakoze Yesu. ndiringiro zamuye ijwi isenga muri ibi bihe byiza by'amasengesho. ijambo ryawe rirakomeye cyane, ijambo ryawe ni ubuzima. Dawidi yaravuze ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba, yaravuze ngo ijambo ryawe ryaranzuye. sengeye abagabo bumvishe ijambo, sengeye ababyeyi bumvishe ijambo, sengeye abasore n'abakobwa. tuvuze ibihe bine, buri wese afite igihe ari kunyuramo. yosaki pandele bondelasi, buri wese afite igihe ari gucishwamo. ariko ndasenze gutanga imbaraga, ndasenze gutanga ubwenge, ndasenze gutange kumvira umwuka wera, kugira ngo Imana itunyuze aho ishaka, kugira ngo Imana idukuremo ibikoresho bizima, kugira ngo Imana idukuremo abakozi b'ejo, kugira ngo Imana itugire abantu Imana yishimira. abigishwa bawe wabibanyujijemo, warabakoreye, wabakozeho, warabahinduye, warabakomeje kugira ngo bazakomeze abandi. ndasenze kugira ngo buri wese n'igika yaba arimo n'igika yaba ahagazemo umushoboze gukomera. abataritaba umuhamagaro w'agakiza nabo bakomeze bumva ingoma y'umwuka wera ibemeza ko hanze nta cyiza kiriyo, ahubwo ubuzima bwuzuye buri kwa Yesu Kristo. urakoze kubw'uyu mugoroba, tugukomeye amashyi menshi cyane. komeza abantu, tanga imbaraga, tanga ubwenge, shoboza abantu kugira ngo buri wese mu gikarimo, kugira ngo buri wese mu cyiciro arimo agikomereremo, acyambikirwemo imbaraga. abasohoye mu gihe cyo guhindurwa bemerera umwuka wera bahindure. basohoye mu gihe cyiza cyo gukorerwa
bafata imigisha yawe neza bayikubahishirizemo, kandi abasohoye mu gukomezwa buri wese akomerere mu byo uri kumukomerezamo kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ishimwe n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibarebe neza, ibaha umugisha.